Muri isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga uburyo mwarimu yategura isomo ndetse agategura na quiz zikosora, noneho umunyeshuri akaza kwinjira handi yateguriye rya somo kwiga yarangiza agakora na quiz. Hano mu kwinjira mwarimu araza akandika izina rya website hariya muri Google search, yandika http://wa/wa/admin agahita asacinga kandi byandikemo hano. Okay, njya kuri search, noneho negereze, noneho mwe muragira hano araza hano yandikemo username cyangwa se ashyiremo email ye, anahita ashyiramo password ye, reka nashyiremo yanjye. Okay, urako naje kuyishyiramo ubu ndahita nza hano kuri login, tegereza ifunguka. Okay, urabona ko imaze gufunguka, dashboard yawe iremeze gutya. Yeneho hano kiri wihutira hano, urahita uza hano handitse Twitter LMS, turaza hano kuri Twitter LMS. Yeneho uhita ukomeza hano ujye kuri course. Ushaka kwandika itangazo announcement waza hano kwandika hano kuri quiz attempts, ugiye kureba abantu babashe gukora quiz wa creatings, quiz washyizeho uragenda ukaya kureba abantu bayikoze ni bande, usanga n'amanota yabo n'ibyo bashubije. Hano rero bwo ndahita nkirika hano course kongeye creatinga isomo, nene wahita hafunguka ameze gutya. Wowe icyo uraza hano ubona ko hano mukumwe ngo nta somo nayo nigeze ngira creatinga, ntari private, ntari muri trash, ndetse no ntari gupendinga, nta draft, nta nari. We no rero ndaza hano ndahita nza hano kuri add new hemeze, ubundi ntegereze. Okay, hano tugiye gushyiraho, tugiye kujya hano kuri add title, dushyireho izina y'isomo tugiye gucreating, reka wenda turyite biology. Turaryita biology. Niyo niturangiza kuryita biology, urahita uza hano submit for view, submitting. Niyo hano nushaka uraza hano kuri view urebe ukuntu ryaba rigaragara. Okay, hano kuri isomo ryacu ryaba rimeze gutya. Nino urajya kubyinjiramo arabanza akore enroll na free, nino ri na free. Okay, kadukomeze tugaruke hano ushobora gushyiraho description y'isomo ryawe ukuntu biba rimeze. Rero dukomeje rero tuza hano ushyireho umubare w'abanyeshuri wifuza kuba riga iri somo. Tuvuye mbari nko mu ishuri ryawe ushobora kuba n'abanyeshuri 40, 35 se bitatewe n'umubare wawe ufitemo. Rero turakomeza hano ushobora gushyiramo wenda isomo ryawe ukuntu biba rimeze, ni all levels, ni ku banyeshuri bose, ni ku batangizi, ni intermediate, ni expert. Ushatse wabyihora wenda reka tugire kandigire kari all levels. Hano public course, wifuza ko abanyeshuri bose n'utariyandikije utakoze registration nawe aribona. Reka wenda tugire tuyirekere gutya. Ubikoze gutya ubu n'utariyandikije nawe yaya abasha kurigeraho. Tugakomeza hano reka turigire free, ubu ushatse warigira paid, reka turekere free. Dukomeje hano add new topic, angana gushyiraho topic, ama unity, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, nene ushatse wakomeza hano ukaza gushyira hano video.
hano tuvuye niba ari kuyikura kuri YouTube uraza hano uhita ugenda uzane link yo kuri YouTube uhite uyishyiramo hano gutya. Okay, akongera mu isomo nateguye ntago ndi bishyiremo link. Hano ushobora no kurigira embedded bitameze n'ukuntu isomo ryari, ariko byiza nyine ufite na video wayishyiramo. Noneho reka tugaruke hejuru tujye kuri add new topic, kadushyiremo topic tugiye kwigaho. Wenda reka topic tuyite kari unity number 1. Unity number 1. Okay, nino hano nawe ushatse wakiraho summary ya topic ya mbere byo muri buvugeho, description yayo. Okay, reka dukomeze. Noneho iyo tumaze gushyiramo topic ya mbere turashyiramo na lesson, nyuma tuze gushyiramo na quiz. Ubwo hano ugomba kwitonda, ugomba kubanza n'undi gushyiramo topic cyangwa se unity, wanyuzwe dushyiramo lesson. Lesson yacu kanayo tuyishyiremo, reka tuvuge ko yitwa introduction to biology. Introduction to biology. Noneho iyo ushatse naho ushyiraho description hano y'iryo somo, tuyishyiraho. Ariko si isomo wenda reka tuhite turishyiramo hano. Okay, hano tugiye guhita dushyiramo isomo. Okay, reka duze dushyiramo isomo. Ura tumaze kurishyiramo, ariko wenda isomo ryacu ntabwo ryuje ibyangombwa hano, twagomba gushyiraho intego z'isomo. Okay, urabona intego z'isomo twazishyizemo, lesson objectives. Hano ushatse washyira mu rindi bara, kuko ushobora kuba wateguye nk'isomo ushaka kugira ngo wenda uze nko kuyiprojecta. Hano ugomba gukora format, ugomba kweditinga. Hano reka tubigire bordering, wenda twongere na size. Twene ushaka nko kuyiprojecta wabigira binini. Okay, eno hano ushobora no guhindura kara, twabigize binini, twongere size, twongere tushyireho n'amabara. Planning objectives tubigire border, dushyireho amabara. Ushatse wenda washyiraho iri yanguze kugaragara neza. Na hano ukagenda uhindura, wenda ugashyira wenda iri. Ukagenda uhindura n'iri, wenda tugire gutya. Hose ukabihindura uko ushaka. Washaka size ushaka yose akariyo uhinduramo. Wenda ibi reka byose wenda tubihindure, tubishyire muri iyi size, tubishyire wenda muri 3. Okay, kuryo nimba ari nko projecta bigaragara neza. Noneho tuzi neza ko n'ubundi wenda isomo ryacu yagombye kuba rifite bya bice 5 biranga isomo. Mwanya twabisimbutse, reka dushyiremo wenda hano hasi ugomba gushyiraho na homework. Kuri mwana butaye afite homework na end unit assessment na summary y'isomo. Okay, hano wenda ntabwo ari byo naje kwigisha, ariko nyine mu gutegura uyu muragomba kubyubahiriza.
kugira ngo isomo ribe ryubakitse neza. Hano isomo ryacu reka tuvuye wenda ko rirangiye turangiye kuritegura. Uraza hano nurangiza uhite uza kuri update wa updating isomo. Turangiza kujya updatinga, ndahita nza hano kuri submit for review. Isomo ryacu rimeze, isomo ryacu ni ukuku rimeze. Urabona ko rero unit ya mbere yitwa introduction to biology. Ndahita nza hano kuri start learning, tegereze funguke. Okay, isomo ryacu murabona ukuntu rifungutse ni gutya rimeze, niko rizajya ryagaragara hanze. Urabona ko ari binini cyane, ariko wari wemerewe kugira n'ubundi gusubira kongera ukagira editinga, ukaba wahindura size wenda ukayigira ntoya. Uku riza iri kugaragara. Ubwo noneho hano tugiye gukomeza ducreatinga na quiz. Tugaruka hano tugiye kurikorera edit. Editing tuze hano tugire kuri ya somo ryacu. Hano uzaza hano editinga, uzaza hano aho editinga unit, aho tuzaza hano gutya. Urabona ko isomo ryacu riri hano, lesson ya mbere. Ubwo ushaka kugira editinga waza hano, ariko kuko njye ntagiye editinga, reka dukomeze dushyiraho na quiz yaryo. Hano turayita izina, reka tuve wenda ko ari quiz number 1. Quiz number 1. Hano twashyiraho summary y'iyo quiz, ugasobanura uburyo bari buyikore. Hano tugahita dukomeza save and next. Ubwo hano tugiye gushyiraho add question number 1. Tuhita tubikuramo, dushyiremo ikibazo cya mbere. Which of the following is not a characteristic of living organism? Hano tugiye gushyiraho ama choice. Hano turahindura, hano dusettinge kiremo uburyo tugiye gutegura ikibazo. Urabona ko hano baba baduhaye uburyo butandukanye, ari single choice, multiple choice, open-ended question, fill in the blank, short answer n'ibindi. Reka ngiye mitamo aka, umunyeshuri araza guhitamo akantu kamwe kari buze kuba ari igisubizo. Noneho hano ikintu tugiye gusettinga ni hano kuri answer required. Ubwo nuvuga ngo nta ikibazo ntabwo agomba kugisimbuka, katubigire randomize, bigenda byicanga ku buryo ari nk'ibibazo byinshi ari nk'abanyeshuri beciranye batakora ibibazo bimwe. Hano katugihe amanota wenda 2. Reka hano dushyiremo select 1 question, select 1. Uruva umunyeshuri nagera ahita amenya ko agomba guhitamo akantu kamwe. Ugomba gusobanura ikibazo nyine, description ni gusobanura ikibazo. Hano add option, tugiye kongera na option ya mbere umunyeshuri buze kuza guhitamo, ibyo ari buze kuza gutoranyamo. Tuyishyiremo option ya mbere, tugiye tuza hano hasi tugiye kuri update answer. Tegereze twanze kisevinga. Option ya mbere urabona ko imaze kugeramo. Ushatse kwana editinga waza hano ukayeditinga ubonye cyanditse nabi. Reka twongereho indi option ya kabiri, tukaza gushyiraho option enye. Dushyiremo option ya kabiri, undi twongeye tugaruka hano hasi tujye kuri updating iriya option. Urabona ko zimaze kuba option zingahe? 2. Tuya tuza hano kuri add, kongera indi option ya gatatu.
nayo tuyishyiremo option ya gatatu, tunayisevinge, tuyapudetinge. Urabona ko zimaze kuba option zingahe? Eshatu. Reka twongereho iya kane ariyo ya nyuma. Turaza muri kuyishyiramo hano, reka tuyishyiremo, tunayapudetinge. Okay, hano rero urabona ko tumaze gushyiramo option zacu enye zigomba kuba ziri kuri iki kibazo. Kandi batubajije ngo which of the following is not characteristic of living organism. Muri izi ngizi ni ize zitaza kuba characteristic. Cellular organization, ability to produce, response to stimulus, inability to adapt. Igisode cyaza kubiki kuko batubajije itarimo irabiye. Noneho urabona ubwo nuvuga ngo umunyeshuri kugira ngo agikore nuko arasubiza arahita mu kanwa. Ubwo tuza hano tugiye kuri add question. Ikibazo cya mbere kimaze kugiramo, reka dushyiremo icya kabiri. Okay, tugishyiremo. Hano ni kutubwira ngo all living organisms are made up of one or more cells. Ikinyabuzima kigizwe na seli imwe cyangwa nyinshi. Ubwo n'ubwo ni uguhitamo true, tukirekera gutya. Tuze hano kuri n'ubundi tugire required kugira ngo umunyeshuri ataza kugisimbuka. Agisimbutse ntabwo asaba meeting ngo bikunde. Tugiye na randomize kugira takoperana, tuyigire na display point, nayo tugiye amanota wenda, nayo tugiye wenda atatu. Tuza hano dushyire description, ubundi twongeye dushyiremo wenda choose one. Dukomeze hano n'ubundi kiraba true. Turemeza kano tuhite twapudeting, tuhite tujya kuri add question. Okay, reka dutegure bibiri gusa ubundi tuze kureba ukuntu biba bimeze. Okay, ubundi iki ni cya kindi cya mbere, iki ni cya kabiri. Ndakeka wenda hano muri kubibona. Noneho hano tugiye kuza hano kuri save and next. Tugeze hano. Hano niho hambere mu kutubwira time limit. Tugiye gushyira igihe igikwizi yacu tari burenze. Reka tuvuge wenda ko ari iminota 5. Hano urabona ko biri mu minota ariko ushatse hano baba bashyizeho amasegonda, uraza bishyira mu masegonda, iminota, mu masaha, mu minsi no mu byumweru. Umuntu akaba yamara umunsi ari gukora nuza. Hano tugiye gushyiraho inshuro yemerewe gukora. Nk'ubu hano no kugeza ku inshuro 20. Ura gushyiramo inshuro wenda tuvuge aramutse ari nka kwizi ntago barenza inshuro 2 wenda. Ushyiraho ko ari attempt 2. Wakoze bwa mbere wenda bikanga akongera akagerageza indi nshuro. Iyo ushaka kugira ngo akore burundu wenda tuve nimba ari nko mu rwenda kugira ngo ajye byigiraho, uhita ushyiramo 0 gutya. Ushyiramo 0 kugira ngo ajye akomeza akore narangiza yongera akore. Hano niho passing grade. Uraba ya passinze n'ufite angahe. Reka dushyiremo wenda amanota 70. Wa 70 urajya hejuru ya 70 wese arafite pass. Urajya munsi araburi fail. Neno hano ni ari gutegura nk'ibibazo byinshi. Max question allowed to answer. Ushobora gutega nk'ibibazo 20 ugatemera ngo arajya akora 10. Niyongera gusubiramo ahita haza ibindi bitaye birimo. Ibigende byicangaca. Cyangwa se wenda tuvuye nimba ari nk'abanyeshuri 5 bari gukora, umusaba umwe ari gukora ibidahuye n'ibyundi. Warengeje nyine wateguye byinshi kuruta ibyo ushaka ko bakora. Kugira ngo utaza gukoperana bajye basanga ibibazo byabo bitandukanye. Hariya ni kuri ya ubigenza. Utegura 10 ukavuga wenda ko barakora 5.
kuko usanga bagiye umwe ibyo yakoze undi biratandukanye. Turaza rero hano kuri question layout. Hano ushaka kimwe cyakize inyuma y'ikindi, single question kuri buri page uko agize agenda haza kimwe kimwe. Ushaka byose bimeze gute? Ushaka byose waza hano, reka ngenze hano ibi ari uhitamo ako ushaka. Niyo mite savinga bibe birangiye. Okay, iyo umaze gusavinga uhita wa updatinga. Ituyenza kwa updatinga nituye kureba uko bimeze. Okay, reka nze hano yo kureba ukuntu quiz yacu imeze ndetse isomo ryacu. Ubona ko ryahise rigera online, ryahise rigera hanze ku buryo umunyeshuri ahita aribona isomo ndetse na quiz. Nyine reka tuze hano tangire isomo ryacu. Umunyeshuri maze kwinjira araza arebe ko hano bari itangazo ririho hano announcement. Okay, rero isomo muri ryacu uko rimeze. Rero narangiza kuryiga barakagiye kugenda giga rero narangiza asanga hariho quiz. Arahita aza hano kuri next. Usibye ko ashatse singomba kuri next, ashobora no kuza akemeza hano. Reka ngiye wenda hano nkoreshe next. Tengera kuri ya quiz. Quiz murabona iragaragara imeze gutya. Harimo ibibazo bibiri. Hano yo gutuba turakora infinite. Reka twongere tusuminge kugira ngo mubibone neza. Ubona ko hano ni infinite. Nino passing grade ni amanota 70. Hano ni start. Ashaka kuyikora cyangwa se agasikayipinga ntayikore. Hano reka turebe, tuyifungure turebe. Okay, urabona ko isi ifunguka. Bari kutwereka ko hano iri kutwereka igihe gisigaye, hasigaye iminota 4 n'amasegonda 50. Ino bahise batwereka ikibazo cya mbere, ariko nshatse nahita njye no ku cya kabiri hano gutya. Iyo koze pagination ni gutya bya bimeze. Eno hano cyambere ifite which of the following is not a characteristic of living organism. Ifite amanota 2. Hano ni choice. Reka wenda mpitemo kano. Nshatse nahita nkomeza hano cyangwa se najya nshatse naza no hasi kuri submit and next. Byose akunda. Ngeno acya kabiri organism or living organism are made of one or more cells. Tukabone kireho hano itensa bu meeting ngiye kureba amanota. Ko namwe nakoze ibibazo bibiri bita amanota 5 nakoze kimwe nicyo nabashe gukora neza, ikindi kimwe nakishe bitatu kuri 5 ngare 30% na ferinze ko sinagize 70. Ubucatse rero najyana kuri details nkaya kureba ibyo nagomba n'ubundi kugira gute gusubiza. Okay, ni gutya bya bimeze. Ubwanga ndi kukwereka ndi nk'umunyeshuri. Neho ubu umaze gukora quiz. Reka nkomeze nene wenda uri nk'umunyeshuri umaze gukora, nubwo wenda ari ngiye bisetinze, ariko urahita uzane no hano kuri dashboard. Ubu ugiye kureba abanyeshuri bakoze ni bande bagize angahe. Nuvuga ngo wowe uzaza hano kuri Twitter LMS, nyene uze hano uhita hano kuri quiz attempts. Okay, hano nujya kuri quiz attempts uhita ubona wakoze.
wenda igihe isaha yakoreyeho uhita uyibona, ugahita ubona ibyo yakoze, ndetse wemeye no kwinjira ukajya kureba uburyo yabishubije. Rero murabona ko tugiye kuri iyi website ndetse tukinjira nk'umunyeshuri n'ubundi uhita usanga yakwizi rya somo ryacu niyo ryageze mu yandi masomo. Biology, hano hari andi masomo, uvuga ngo riba ryagiye ku yandi, rero umunyeshuri akaza akarifungura kubyiga. Noneho dukomeje hano ushobora kugira ibindi bintu wuzuzamo tujuje, ushobora gushyiramo hano ukahuzuza, ushobora gushyiramo picture ukadingaho ifoto yawe, byose ubyemerewe. Hano ushobora gushyiraho profile bio, hano ushobora kwa uploadinga imbere nk'akantu, hano ushobora gushyiraho ifoto kwa uploadinga ifoto. Hano ubona uvuga ngo winjira unyuze hano kuri profile. Uramutse uri umwarimu akeka iyi video yagufasha, ukaba washobora gukeretinga isomo ndetse na quiz yaryo, ukaba washobora gukoresha iyi website mu kwigisha abana online. Turi kumwe, ciao ciao.